Hari ibiribwa rero ukwiriye kwirinda mu gihe uri muri kino kigero cya menopause bitewe nuko bishobora kongera cyane za hot flashes, kwa kumva icyuya n'ibindi byinshi bishobora kugendana nabyo. Ikindi bishobora kurinda cyane ibibazo byo kugira kudasinzira cyangwa se insomnie. Ikindi bishobora no kugufasha mu kwirinda kwiyongera ibiro twabonye bishobora kugendana no kugera mu myaka ya menopause. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda ikoreshwa rya processed food cyangwa se ibiribwa byaciye mu nganda, kubera ko iyo biciye mu nganda byongerwamo amasukari, byongerwamo amavuta menshi, byongerwamo umunyu mwinshi, bityo bikagushyira kuri riske yo kurwara uburwayi butandukanye. Ni byiza rero ko wirinda ubwoko bw'ibiribwa byaciye mu nganda, aho twavugamo nk'amasosiso, amajambo, amafiriti yaciye mu nganda.